Muraho neza, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi byiza birakurikira. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku ndwara y'ise. Ise ni imwe mu ndwara zifata uruhu iterwa n'agakoko mu bwoko bw'imiyege, fangi, kitwa Malassezia furufuru. Aka gakoko mu busanzwe kaba ku ruhu rw'umuntu, ariko nta kibazo gatera ku mubiri ndetse kaba kanafasha kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu. Hari igihe aka gakoko kiyongera mu bwinshi ari nabyo biza gutera indwara y'ise. Icyo gihe nibwo ku ruhu hatangira kugaragara amabara yijimye cyangwa se yererutse bitewe n'ubwoko bw'uruhu rw'umuntu. Ise ikunda gufata mu gatuza, mu maha, ku bibero, mu mugongo no ku nda, ndetse rimwe na rimwe igaragara n'ahandi nko mu maso, mu ijosi ndetse no ku ruhu rw'umutwe. Iyo ise ije mu isura yonona isura y'umuntu bikamutera ipfunwe, kwiheza, ari nayo mpamvu ihangayikisha abantu benshi bayirwaye. Ku muntu urwaye ise agaragaza amabara ahantu hatandukanye twavuze hejuru, ndetse bamwe bakanahishima cyane igihe hari izuba cyangwa se umubiri wabo ushyushye. Nubwo utu dukoko dutera ise two mu bwoko bw'imiyege dusanzwe tuba ku ruhu, dore ibintu bishobora gutuma twiyongera mu bwinshi. Ikintu cya mbere hari ukubira ibyuya byinshi, cyangwa se igihe ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse kubera uburwayi cyangwa se imirire mibi. Kuba ahantu hashyushye, ihindagurika ry'imisemburo, cyangwa se kwivura nabi igahora igaruka. Indwara y'ise ni indwara ivurwa ndetse igakira neza pe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibimera bitandukanye bishobora kukuvura ise. Ise ubundi ivurwa mu buryo butandukanye. Hari abakoresha ketokonazole shampoo cyangwa se creme yo muri farumasi. Muri farumasi biraboneka. Ndetse hari n'abahitamo kuvura ise bifashishije uburyo butandukanye buboneka buri natire. Hari abakoresha amazi y'igikakarubamba, nacyo kiroroshye kukibona cyane. Hari no gukoresha vinega cyangwa se indimu. Hari n'abakoresha gikukuri, wa munyu baha inka cyangwa se bakawukoresha bari guteka ibishyimbo. Umunyu mwiza cyane, tuzavugaho byinshi birambuye kuko uvura indwara nyinshi cyane cyane ku bantu bakunze kuyiteka mu biryo. Kwivura ise ukoresheje amazi y'igikakarubamba ubikora mu buryo bukurikira. Ukamura amazi y'igikakarubamba maze ukayasiga ahantu hose hari ise, ukareka bikararaho, ukayakaraba mu gitondo ubyutse. Komeza gukoresha ubu buryo kugeza igihe ise ikize. Ikindi kintu ntakwibagirwa kubabwira abantu bakoresha igikakarubamba ni uko kirazira kikazira kugikoresha ukimara kugica, kubera yuko igikakarubamba cyifitemo iyodine ishobora kugira ingaruka zikomeye ku ruhu. Niyo mpamvu bagusaba ko niba umaze kugica ugifata ukagicurika mu mazi byibuza amasaha 8 kugira ngo ya iyodine ndetse n'indi aside iri mu gikakarubamba ibanze ivemo itaza kwangiza uruhu. Ikintu kizabikwereka ni uko uzagicurika mu mazi, mu gitondo uzabona ya mazi yatangiye kuba cloudy, gusa nkaho yijimye, cyangwa se rimwe na rimwe atangiye gusa umuhondo. Icyo ni cyo kizakwereka yuko wemere gukoresha igikakarubamba kandi kikaba kiri safe. Ikindi, mbere y'uko ugikoresha urabanza ugakataho byibuze agace gato kuri wa mutwe w'igikakarubamba, ubundi ukabona kugikoresha. Uburyo bwa kabiri bwo kwivura ise ni ugukoresha amazi ya gikukuru. Ufata gikukuri ukayishyira mu mazi make cyane, ubundi ukayireka ikayonga neza ikivanga n'amazi. Ugakaraba neza mu maso, ukahumutsa. Fata amazi ya gikukuru ugiye kuryama, ubundi ukayasiga ahantu hose hari ise, ubundi ukaza gukaraba mu gitondo ubyutse. Na mu gitondo nyuma yo gukaraba, ku bantu bishobokeye, urongera ukayisiga mu maso cyangwa se ahantu hose hari ise, ubundi byamara kuba umweru ukongeraho amavuta usanzwe ukoresha, bityo ukabyirigwana umunsi wose. Ku bantu batari bazi umwihariko wa gikukuri, ni uko yumisha n'uduheri two mu maso. Urumva ko ni nziza kandi ifite umwihariko wayo. Tuzayivugaho byinshi mu bindi biganiro kuko gikukuri byaje kugaragara yuko ivura indwara nyinshi, cyane ku bantu bayikoresha nko kwivura ku ndwara z'uruhu, ndetse n'abantu bakunze kwiteka mu biryo bitandukanye, ibishyimbo, inyama, igitoki ndetse n'ibindi, kuko ifite umumaro ukomeye cyane mu kwica bagiteri, cyangwa se kuri ba bantu bagiye guteka
ibiryo ariko bikaba byarahingishijwe ifumbire, gikukuru ifite akamaro gakomeye cyane. Uburyo bwa gatatu bwo kwivura mise ni ugukoresha vinegar cyangwa se indimu. Urayikamura ubundi ugakaraba ahantu hose ugiye kuyisiga, ukayiranana mu ijoro ryose, noneho mu gitondo ukayikaraba, ukongera ukabikora mu rindi joro kugeza igihe ise ikize. Agakoko gatera ise gafata mu myenda wambaye ndetse no mu biryamirwa. Ibi bikaba ari byo bituma ushobora gutinda gukira cyangwa se ikagenda ariko ikagaruka mu gihe gito. Niyo mpamvu kwivura ise bigomba kujyana no kongera isuku ku kigero kiri hejuru cyane, ndetse hari na shampoo yitwa Selenium Sulfide wakwifashisha uri kumesa imyenda kugira ngo uhangane burundu n'ise. Ku bakobwa ni ngombwa guhindura buri munsi amasutiya ndetse n'imyenda y'imbere igihe uzi ko uri kwivura ise, kuko birafasha cyane ndetse bifasha no gukira vuba. Ikindi nsoza, mujye mwibuka kwihanagura mumaze gukaraba neza kugira ngo dukomeze kurinda uruhu no kwirinda ise, kuko hari umuntu umara gukaraba akihanagura yihuse ugasanga mu mugongo hasigayemo amazi. Ibyo ntabwo ari byiza ku ruhu kuko birarwangiza, usibye no kuba byagutera ise byangiza n'uruhu rwawe. Ni ngombwa rero kwihanagura ukiyumutsa na eswime ku buryo umekinga ko cyangwa se ku buryo wizera ko ahantu hose amazi yashizeho. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri kiganiro kivuga ku ndwara y'ise. Niba hari indwara wifuza yuko tuganiraho, andika muri comment iyo ndwara kugira ngo nzagukore ubushakashatsi